Muraho neza ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikirana muherera ahantu hagiye hatandukanye. Ndabasuhuje cyane nizere ko mumeze neza, nawe utameze neza impore nubwo uyu munsi bitameze neza ariko ejo bizagenda neza. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi rero mbazaniye ibintu byiza cyane kandi by'ubwenge by'ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nguhaye ikaze rero ngwino ubane nanjye. Niba utarakora subscribe ni ukuri waracikanywe. Guhera uyu munsi ntwongere gucikanywa, ntugende utayikoze. Kandi wibuke share kugira ngo usangize n'abandi utuntu twiza ugenda umenya na bagenzi bawe batumenye. Hari abantu benshi bitukuza bagendeye ku bandi, ugasanga umuntu ashaka gusa nk'uko runaka asa, ariko mu by'ukuri atazi neza niba ari uruhu rwe cyangwa se ibindi bintu yaba yarakoresheje. Uretse ko hari n'abandi bakunda kwitukuza bibwira ko abagabo ngo bakunda abagore b'inzobe cyangwa se abakobwa b'inzobe. Ikindi kintu gishobora gutuma abantu bisiga amavuta ahindura uruhu ni ukubera uduheri two mu maso, aho abenshi bakunda gushukwa n'inshuti zabo ko bakoresheje ayo mavuta runaka bashobora guhindura uruhu rwabo, utwo duheri bagatandukana natwo burundu. Niho usanga bamwe bayakoresha ugasanga mu maso habo bibitseho za madowadowa. Ubushakashatsi rero bwerekana ko hari ingaruka zigera ku muntu ushobora kuba yakoresha ayo mavuta ahindura uruhu. Izo ngaruka ngo harimo kuba warwara indwara zidakira cyangwa se zikaba zitanavurwa. Ubushakashatsi bukaba buvuga ko amavuta ahindura ibara ry'uruhu aba agizwe n'amaproduwi yitwa hydroquinone. Ni produwi mbi cyane aho umuntu uyisize aba arimo agabanya ubudahangarwa bw'uruhu rwe, maze uruhu ntirushobore kwirwanirira. Ku bw'ibyo uruhu rugenda rushiraho ku buryo iyo agiye kubagwa bigorana cyane kubera yuko uruhu rwiwe ruba rwarashizeho. Ubundi hydroquinone ikorwa bwa mbere yari igamije iki? Ndatekereza neza yuko urahita wibaza icyo kibazo. Hydroquinone ikorwa bwa mbere icyo yari igamije, nubwo abantu benshi bazi ko yagenewe gutukuza, ariko mu by'ukuri ubwa mbere ikorwa ntago yari igenewe gutukuza, ahubwo yari umuti wagenewe gutunganya uruhu rw'umuntu, ugakuraho uduheri, udushishi ndetse n'udukovu. Cyane cyane ku bazungu nibo bakundaga kuwukoresha. Hydroquinone rero ituma umusemburo uba mu mubiri w'umuntu witwa melamine udakora, bityo abayikoresheje bakigabanyiriza ubudahangarwa bw'uruhu rwabo. Nyuma rero nibwo baje kuyifata bakayishyira noneho mu mavuta, ndetse bakayishyiramo ari nyinshi cyane, aho usanga uwisize amavuta arimo hydroquinone ahinduka ndetse ku buryo bigaragarira buri wese, aho abantu bakunze kuvuga ngo uriya muntu yisize mukorogo. Mu by'ukuri ni amavuta adakunzwe cyane, yangwa na benshi bitewe n'uko yagiye agira isura itari nziza muri sosiyete, ariko mu by'ukuri hydroquinone ntago mbere yari yarakorewe kuba yatukuza umuntu, ahubwo yari umuti. Akenshi hari n'ubwo abantu bayandikirwaga na muganga, ikaba yagurwa muri farumasi, nk'uko ushobora kugenda ukagura umuti runaka muganga yakwandikiye. Uyu munsi rero ndashaka kukubwira ibintu karemano wakoresha ukita ku ruhu rwawe ugasa neza cyane utiriwe ukoresha amavuta arimo hydroquinone. Ntabwo bigoye, ni ibintu byoroshye cyane kandi tubana nabyo mu ngo zacu. Icya mbere rero ugomba gukoresha kugira ngo ugire uruhu rwiza kandi ugire inzobe nziza y'umwimerere, aho buri wese azajya kubaza ibanga ukoresha. Uzafata urunyanya rwawe, rwa runyanya rwiza, nurangiza urusaturemo ibice bibiri, maze uwo mutobe warwo uwisige mu maso, aho wifuza gucya cyane aba ariho uzarusiga ndetse urusige neza. Ibi ngibi wabikora byibura 2 ku munsi, ariko ukabikora 3 mu cyumweru mu gihe kingana n'ukwezi.
nk'uko tubizi cyangwa se niba utanabizi nibyo ngiye kukubwira. Urunyanya rwifitemo potassium, rukagira vitamine C, rukagira intungamubiri zigaburira uruhu, ari nabyo bintu byiza ku ruhu rwawe. Waba ururiye cyangwa se urwisize, uzasanga mu gihe cy'ibyumweru bibiri uruhu rwawe rurimo rusa neza cyane, aho abantu bose bazatangira kugutangarira bibaza ikintu usigaye ukoresha. Bamwe niho uzasanga kuvuga ati wahinduye amavuta, usigaye wisigaye amavuta, kandi mu by'ukuri warimenyeye ibanga kandi ryoroshye. Icya kabiri ni ugukoresha baking soda. Baking soda ngira ngo murayizi neza, niba utayizi ndaje nyikwereke ku ifoto uyirebe. Nayo yagufasha kuba watandukana n'ingaruka zo kwisiga mukorogo, cyangwa se ikaba yagufasha kugira uruhu rwiza. Fata akayiko gatoya bitewe n'uko isura yawe ingana, nurangiza uvange n'utuyiko tubiri tw'amazi asukuye neza, ubivange. Numara kubivanga ubyisige mu maso hawe. Aho uzaba ushaka yuko hajya cyane niho uzibandaho mu kwisiga. Baking soda izwiho kuvanaho amabara y'umukara ku ruhu, kandi itangije umusemburo wa melamine uba mu mubiri w'umuntu. Tugeze ku cya gatatu ushobora kuba wakoresha ukagira inzobe y'umwimerere bitagombereye kuba wakisiga umukorogo. Icya gatatu, uzafata avoka yawe ndetse n'indimu. N'ibindi bintu wakoresha maze ukagira inzobe y'umwimerere. Uzafata avoka yawe uyikamure, uyinombanombe, nurangiza ufate indimu uyikamure. Uzafata iyo ndimu wamaze gukamura, ufate n'ivoka yawe, nurangiza ubivange. Numara kubivangavanga uzabifata ubyisige mu maso hawe cyangwa se ku ruhu rwawe, aho wifuza kuba wagira inzobe nziza kandi ikeye. Numara kubyisiga uzabimazamo hagati y'iminota 10 ndetse n'iminota 15. Nyuma yaho uzabikaraba ndetse ukarabe amazi akonje. Avoka dusangamo intungamubiri zigiye zitandukanye, harimo beta carotene ndetse na proteine, tugasangamo na vitamine zitandukanye arizo A, D ndetse na E. Icya gatatu ushobora kuba wakoresha kugira ngo ugire inzobe nziza kandi y'umwimerere ni masike y'ipapayi. Aho uzafata ipapayi ryawe ukaryisiga mu maso, cyane cyane aho ushaka yuko hacya neza kurenza ahandi. Numara kuyifata wamaze kuyisiga mu maso, uzabimazamo iminota 15. Nurangiza uze kogamo amazi akonje, wogemo neza witonze gake gakeya utikweshagura. Bizatuma uruhu rwawe rusa neza, runyerere, ugire inzobe nziza cyane. Ibyo bizagufasha kugira uruhu rwiza rusa neza ndetse utandukane n'ingaruka zo kwisiga umukorogo. Tugeze ku cya gatanu, ari nacyo cya nyuma ushobora gukoresha kugira ngo ugire inzobe nziza kandi utandukane n'ingaruka zaba zarakugezeho igihe wisigaga amavuta ya mukorogo. Uzafata pirisire, ngira ngo turayizi pirisire twese. Numara kuyifata uzayishyira mu mazi, nurangiza ubicanire iminota igera kuri 5 yonyine. Ubundi nurangiza uzabifata ubishyire mu kantu k'agakoresho kawe gasukuye neza. Uzajya ugenda ufata utubabi twayo ugende twisiga mu maso, ugende ubyisiga mu maso nk'uko wisiga amavuta. Ugomba kumekinga sure neza yuko amazi yatwo agenda akugera ku ruhu. Ibyo ngibyo wabikora 3 mu cyumweru, ukabikora mu gihe kingana n'ukwezi. Bizagufasha kugira uruhu rwiza, kugira inzobe nziza kandi utandukane n'ingaruka zo kuba warisize mukorogo. Kandi ikindi kintu nakubwira, byaba byiza ubikoresheje bikonje. Uzaba wabitetse, nurangiza uzarindire bikonje cyangwa se bihore amazi iyo wabitetsemo, ndetse n'ibyo bibabi nimara gukonja utangire aba ari bwo ubikoresha. Ngibyo ibintu 5 ni naguteguriye uyu munsi bishobora kugufasha gutandukana n'ingaruka za mukorogo zaba zarakugezeho. Ya mabara y'umukara amwe
atugeraho igihe twisize mukorogo, bya bibara utamenya bimeze ukuntu, bya biheri biteye umujinya ndetse n'izindi ngaruka zigiye zitandukanye umuntu agenda agerwaho iyo yisize mukorogo. Cya kibaro cy'umukara kiza ku maso ndetse ugasanga isura yarahindanye, yarakanyaraye, yabaye ukuntu. Ibyo byose nubikora bizagufasha kugira inzobe nziza buri wese azajya akubaza ibanga waba warakoresheje. Nshuti yanjye, nuramuka ubikoresheje nzi neza yuko uzabona itandukaniro ry'uko wasaga mbere. Ntuzacikwe n'ibiganiro bigiye bitandukanye nzajya ngenda mbagezaho, kandi dusoza iki kiganiro zirikana ko kugira uruhu rwawe karemano ntacyo bitwaye, ntabwo byakwangiza, nta nubwo byakica izina ryawe muri sosiyete. Ntabwo ubwiza ari ukwitukuza, kandi kwisiga amavuta ahindura uruhu rwawe nta n'icyo byakongereraho mu bwiza. Rero niba wakunze iyi video ntugende udakoze like, share, comment, kandi nkwibutsa gukora subscribe wowe utarayikoze. Nawe wayikoze ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima. Wibuke gukanda ku nzogera kugira ngo igihe cyose dushyizeho video nshyashya